hano turi tuhamaze iminsi, uyu munsi tuvugana ni umunsi wa 33 kuko twahageze ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi 2026, none turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 2026. urumva ni iminsi 33 ntibeshye. Iminsi 30 ni ukwezi kwararenze muba muri iri shyamba. Ukwezi n'iminsi 3. Ukwezi n'iminsi 3. Nigize ukwica inzira, umuntu uje gusenga akavuga ati mfite wenda n'ibi biceri na 200, ubwo washakamo icyo kigori cy'umwana kugira ngo wenda we ashobore kubona icyo yafata, kuko wowe nk'umuntu mukuru ushobora no kwihangana ukiryamira, ubwo nuko. Hano uyu musozi wa Ndabirambiwe uri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Kavukire yanyu ese ni muri aka karere? Yego, twarahabaye Kanyarira, nta kundi nta kindi twakora. No muri Murya twarahabaye Cyangugu, Rusizi. Ubwo Kanyarira mwaba mwaramaze nk'igihe kingana iki? Kanyarira twahamaze hafi icyumweru. Mwamaze icyumweru? Yego. Murya mwahabaye nk'igihe kingana iki? Naho ni icyumweru. Nta handi hantu mwaba mwarabaye? Ikintu cya mbere kingora ninza, bana banje bakarara barira, bakirirwa barira. Mana we, ukabura icyubaha, nicyo cya mbere kingora. Ikindi kubura aho turambika umusaya, tukarara twiruka kwinzi hari turara ku rubaraza rwaho imvura iguye. Imibirari turya, imbeho irari twica, turara dutitira. Abana bangana gutya barara mu mbeho, namwe murabaruzi. Imyaka 5 urara mu ishyamba. Uyu mwana buriguye twazamutse turiruka, hari inzira haruguru gatoya tujya kwibaraza ryaho nyine turahaturamo. N'utwana turi gutitira. Ubwihise nyine tugaruka mu ishyamba, ko ntabwo twari kuguma ku rubaraza rw'abandi. Mu bisanzwe ese ubundi mumaze igihe kinini musenga cyangwa mwasenze Imana kubera ko ubuzima bwari bubaye bubi? Mumaze igihe kinini, ishuri turimaze n'imyaka 9. Nize ibijyanye n'icungamutungo, science de gestion commerciale. Rwose diplome yawe urayicara? Ndayifite na hano irahari. Ubu wayitwereka? Rwose mazi imvura iguye twibaza aho tubishyira, tukavuga atari ku Mana na diplome zigiye kunyagirwa. Iyi niyo muri segonderi. Ariko birumvikana niba twararyaga tukaryama tugakora, twari dufite n'akazi. Mwari mufite n'akazi? Akazi ubwo byaje kugera igihe akazi karahagarara mwese, muhita mwinjira mu buzima bubi bugoye. None se muri bene wanyu bagaragara nk'abantu bifashisha, mu by'ukuri ntawe wenda mwabashije kuba mwamubwira muti tubayeho nabi wenda? Duhuje abakunzi bacu aho muri hose, Imana Data wa twese, umuremyi w'isi n'ijuru, ibahe amahoro. Turabakunda kuko turiho ku bwanyu. Nk'uko rero mubizi, iyi cano nta kindi dukora ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'uko Imana yaduhamagariye gukora uwo murimo. Uyu mwanya rero turabamenyesha ngo murabona ari ibintu bidasanzwe nk'uko mubibona hano. Turi kubona umugabo, umugore n'abana 2. Navuga yuko ari ibintu bidasanzwe mutari mumenyereye hano kuri kamera, ariko nuko nguko kuko uko bukiye nuko bwije Imana yo mu ijuru igenda iduhereza ibikwiriye, ibona yuko ari byo bikwiriye.
mu by'ukuri abantu benshi mutangiye kwibaza muti ibi ni ibiki ko tutabonaga bimeze gutya, ariko muri buze kubimenya. Mbere ya byose rero reka tubanze dusenga Imana, dukomeze n'amagambo tugiye kuvugira muri iki kiganiro. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka, niwe Mana nyamana, niwe Mana yo kwizerwa, wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera. Uyu mwanya turagushimye, turi kumwe n'umuryango, umugore n'umugabo n'abana hano imbere. Mwami Uwiteka, batarabaho wari ubazi. Mu kiganiro mperutse gutambutsa navuze yuko umuntu avuka yambaye ubusa, ariko yagera mu isi, iyi si ikamushyira mu cyiciro gikwiriye. Nyemerera rero ubane natwe, ariko twamenye neza yuko hari uburyo umuntu aba mu cyiciri, ariko iyi si igashobora kuba yanamuhindurira icyiciri. Iyo ubigizemo uruhare Mana, ibintu byose birakunda. Ngaho rero ubane natwe muri iki kiganiro, byose ubikorere kwibahisha mu izina rya Yesu, amen. Nkuko rero musanzwe mubizi, hano turi ni ku musozi wa Ndabirambiwe, hamwe mwumva Nyirapasika yatekeye Imana ubugari. Ubwo byari byaramucanze, Nyirapasika yafashe inusu y'ubugari, araza ateka ubugari, abwira Imana ati Imana, ngwino ujye ubu bugari, n'ubundi wowe na so, yabwiraga Yesu ati wowe Yesu na so muze murye ubu bugari, nibwo busigaye bwa nyuma, n'ubundi biraducanze. Ariko burya bajya bavuga ngo nta kigeragezo kitari rusange. Nagiye ngiye gusenga ku musozi wa Ndabirambiwe, nkuko nababwiye ngo njyewe ntabwo njya mbasha kujya mu kavuyo, ndamanuka nigira ahantu hihisha hiherereye, nigereye hepfo mo hasi mu ishyamba, nungurwa no kuhasanga umuryango w'abantu 4, umugore n'umugabo n'abana 2. Nsanga bibera muri iryo shyamba, tugiranye ikiganiro, numva ibyabo biteye agahinda, ibyabo birababaje cyane. Reka rero turi bubaganirize muri bwiyumvire. Reka rero tubasuhuze, n'ubundi tubifuriza umugisha w'Imana. Yemwe mwabana umwe muri amahoro? turashima Imana. Yego, ati turashima Imana. Reka duhere ku mupapa uri ibumoso, tumusabe asuhuze abakunzi bacu ku Makuru y'Ijuru TV, n'ubundi anatwibwire amazina. Murakoze cyane. Vuga cyane kuko nta mikrofoni. Murakoze cyane, ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibane namwe mwese mukurikira Ijuru TV ndetse n'ibiganiro bihitaho byose. Amazina nitwa Mutembe Artemo, ndi umupapa, umuryango wanjye n'uyu, tumufasha umwe n'abana 2. Urakoze cyane. Ni Mutembe Artemo. Yego, Mutembe, turakwakira hano ku Makuru y'Ijuru TV. Nibwira yuko Amakuru y'Ijuru TV ari bo bwa mbere uyumvishe. Hari ubwo wari uyumva? Ntabwo ndayumva, n'ubwa mbere. N'ubwa mbere rwose. N'ubwa mbere, ariko bibaye ngombwa yuko n'ubundi uyu munsi wa none uyasobanukiwe. Yego. Tumaze kukwakira, reka dusabe na madamu wawe nawe adusuhuze hano ku Makuru y'Ijuru TV. Ariko nyine madamu wawe ndabona afite agahinda kenshi cyane, ariko niyihangane, no kwihangana nyine, ariko dusuhuza hano ku Makuru y'Ijuru TV. Ndabasuhuje abakurikira Ijuru TV. Yesu abane namwe kandi abishimire. Yego, murakoze cyane. N'abana nabo twabashuje mu izina rya Yesu. Nuko nguko abana bo rwose ububona biturije nta kibazo. Ariko turabwira abadukurikira ku Makuru y'Ijuru TV, tubabwira yuko hano muri iyi si nukuri imibabaro ni myinshi. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo aba Yesu bishimira izina ryo ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura. None ngo umutima ukomeretse ngo niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza,
riruhura urushya. Ntago watwibwiye amazina madamu. nitwa Nyirashimimana Jacqueline, aba ndi umumama w'umugabo umwe n'abana babiri. Umugabo wawe ni uwuhe? Mutembe Aritemu. Ari wowe uwo muri kumwe? Uyu wicaye hano. Mwarasezeranye byemewe n'amategeko? Twarasezeranye byemewe n'amategeko imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo tubasanze hano muri iri shyamba. Mu by'ukuri nagize ikibazo nyisanga hano harabaye nko mu rugo, imbuga yaranoze, ntabwo wari ukubeshya kuko nta hantu hihishe. Mbese murabona ko imbuga yaranoze rwose. Twaganiriye nyibabona barambwira bati twebwe mu bisanzwe twibera hano. None turabaza umugabo adusubize kubera iki mwahisemo kuza kwibera hano muri iri shyamba kuri uyu musozi wa Ndabirambiwe, ahantu nk'aha hateye ubwoba. Ni iyihe mpamvu? twahisemo kuza hano kubera ko wenda ibibazo byatumye tuza hano ni nko kuza imbere y'Imana, kuko ariyo yonyine dufite twabwira ibyacu, kuko twabonye nta handi twakura igisubizo. Yewe umuntu wamutakira akakumva ntagire icyo gukemurira, ariko twaje imbere y'Imana kugira ngo abe ariyo yonyine iduha igisubizo mu buzima tubayemo, kudukomereye, kutagira icumbi, mbese imibereho itameze neza. Imibereho itameze neza. Twibereye hano, niyo waba uri inshuti yacu ntago dushobora kukubwira ko duhari. Nta n'uwo twari n'abavandimwe bacu ntibabizi, nta n'uzi ko turi hano, usibye Imana yonyine dutegereje ko idutabara. Imana yonyine niyo mutegereje ko ijuru. N'abavandimwe ntibazi ko turi hano, n'inshuti nta n'umwe usibye wowe tugezeho hano. Ubwo mu yandi magambo kuko mwibereye mu butayu, nta nubahamagara ngo babaze ngo amakuru, nta nura telefone yo ntigisona. Natwe twaricecekeye, twabonye ikibazo dufite, usibye Imana yonyine wo mu ijuru yagikemura duhanze amaso, yo yadukura muri iri shyamba. Usibye wowe utugezeho, Imana ikoresheje ngiye kubona nkabona utugezeho. Yewe nyine uzi ko turi aha, nanga n'ushobora kuza akaba yaguha nayo 500 ukareba icyo wirira. Nuko reka rero tubabwire ngo ni mukomere. Ushobora kurarurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iyemeye ko ubu butayu mububamo ni nayo izabubakuramo. Reka rero tubabwire ngo mukomeze murwane intambara nziza. Icyo tuzi neza nuko Imana izabana namwe kandi izabakura muri iki kigaragazo muyishime, kandi amateka azahinduka. Nanjye ndi umuhanuzi w'Imana, buriya nanjye nabahanuriye. Imana izabahindurira amateka pe, izabahindurira amateka. Ibi bibereyeho kugira ngo muzajye mwibuka hahandi Imana yabakuye, mwe kwishyira hejuru ngo mwikakaze, ahubwo muzajye mumenya ko ari Imana yabikoze. Ndi imbere y'Imana, ndakishijwe, nubaha Imana. Aba bantu nibwo mbonye isura yabo, ariko mu by'ukuri ngeze ahantu bibera numva nanjye binteye agahinda kenshi cyane. Ndavuga ni rwose uko byamera kose, reka n'ubundi dukorane ikiganiro. Mu by'ukuri niba binashoboka ko hari n'umuntu w'umugiraneza ushobora kuba hari icyo yamarira aba bantu, rwose pe abashe kuba yagira icyo abamarira. Ati twahisemo kugwa imbere y'Imana kuko umuntu wamutakira akakumvira ubusa, atari ko Imana yo ntabwo igitwumvira ubusa. Ati kuba turi aha ngaha nta bindi nuko twabuze aho kuba. None se mwene data, aha hantu muri iri shyamba
mwaba muhamaze igihe kingana iki? hano turi tuhamaze iminsi, uyu munsi tuvugana ni umunsi wa 33 kuko twahageze ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi 2026, none turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa munani 2026. urumva ni iminsi 33 ntibeshye. Iminsi 30 ni ukwezi kwararenze muba muri iri shyamba? Ukwezi n'iminsi 3. Ukwezi n'iminsi 3. None se njyewe nagize ikibazo, nageze hano sanga abana bari kurya ikigori. Aha hafi ko nta hantu bateka ibigori, iki kigori nabonye gitetse aba bana bari kurya, mwagikuye hehe? Ikigori ni ukujya kugishaka hasi mu isoko rya Nkandagiro, kuko hano hafi ntawo wakibona. Uko Imana ishoboje n'icyo kigori iyo cyabonetse abana barakibona bakinywera amazi, wenda yaraboneka nta kibazo. Ndi kubona hano mufite n'ubudomoro bw'amazi n'amacupa rwose. Yego, umuntu ashaka amazi hasi, abana bakarya ikigori bakarenzaho amazi. Yamira Imana yonyine akaba ariyo irinda abana bayo. None se amafaranga yo kugura icyo kigori muyakura hehe? Hano muri iri shyamba ko nta hantu wakorera amafaranga. Aya mafaranga mwayakuye yo kugura icyo kigori? Imana igize ukwica inzira, nk'umuntu uje gusenga akavuga ati mfite wenda n'ibi biceri na 200, ubwo washakamo icyo kigori cy'umwana kugira ngo wenda we ashobore kubona icyo yafata, kuko wowe nk'umuntu mukuru ushobora no kwihangana ukiryamira. Ubwo nuko hano uyu musozi wa Ndabirambiwe uri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Kavukire yanyu ese ni muri aka karere? Oya, ntabwo hano ariho kavukire. Mu Majyaruguru duturuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke. Yego. Mwageze ino mu bigenze bite? Ese mwaje gushaka ubuzima, byagenze bite kugira ngo mwibone kuri ubu butaka bwa hano Musanze? Twagiye tuhagera mu buryo bwo gusenga, ariko ari nk'ibigeragezo n'ubundi, kubera kubura huba ugasohoka mu nzu wabuze ubwishyu, ugahitamo kuza gusenga Imana kugira ngo abe yonyine yo guca inzira. Ubwo rero ukaza mu mutayu hano kugira ngo wenda muri ishyamba usenge Imana bari yo gutanga igisubizo, kuko twagiye tuba ahantu henshi hanyuranye dusenga twegera Imana kugira ngo yonyine bari yatanga. Twaganiriye madamu wambwira ko ikanyarira naho mwabayeyo igihe kirekire kubwo kuburaho kuba. Ubwo bigaragare yuko mbese iyo mubuze uburyo bwo kubona aho kuryama muhitamo kwigira ahantu basengera mukibera muri iryo shyamba byaho hafi. Ubwo ndumva ariko mukora. Yego, twarahabaye ikanyarira, nta kundi nta kindi twakora. No muri Murya twarahabaye Cyangugu, Rusizi. Ubwo ikanyarira mwaba mwaramaze nk'igihe kingana iki? Ikanyarira twahamaze hafi icyumweru. Mwamaze icyumweru? Yego. Murya mwahabaye nk'igihe kingana iki? Naho ni icyumweru. Nta handi hantu mwaba mwarabaye? Mu Majyaruguru hano naho twarahabaye ku musozi wa Rubangi. Warumbwiye uti ku musozi wa Rubangi naho Rubangi mwahamaze igihe kingana iki? Rubangi naho twahamaze icyumweru, hariya mu murenge wa Gacaca hano muri Musanze. Mu by'ukuri nasanze aba bana banyu barimo kurira, mu by'ukuri basa naho bari gusangira ikigori kimwe, ariko mu by'ukuri
mwambwiye ko kiriya kigori ari umugiraneza wabonye aba bana barimo kurira abaha ibiceri n'ubundi mujya kukigura. Ese mu by'ukuri tube turetse kubaza umugabo, mubyeyi, abadamu bo rwose amarira yabo aba hafi, n'ubundi abatekereza abana be nyine ndabizi uko abagabo bo bihangana siko abadamu bihangana, ariko ihangane, nta buzima Yesu atagukuramo, nta n'ubuzima Yesu atakugezamo. None mubyeyi, muri iri shyamba ikintu cya mbere kikugora muri iri shyamba ni nk'ikihe? ikintu cya mbere kingora ni inzara. Abana banjye bakarara barira, bakirirwa barira. Mana we, ukabura icyo ubaha, nicyo cya mbere kingora. Ikindi kubura aho turambika umusaya, tukarara twiruka ku inzu ihari, turara ku rubaraza rwaho imvura iguye, imibu irara iturya, imbeho irara itwica, turara dutitira. Abana bangana gutya barara mu mbeho, namwe murabaruzi. Imyaka 5 urara mu ishyamba, uyu mwana ungana gutya w'imyaka 5 akaryama mu ishyamba ntacyo kwiyorosa agira, bintera agahinda. None se ko nabonye hari ukuntu umuntu ashobora kurara mu ishyamba ugasanga wa mugani afite n'ishuka yo kwiyorosa, ko nabonye nta n'ibyiyoroso mufite, ubundi aba bana ubwo bimera bite? Uko baruzi niko barara, udupira bambaye nitwo bifubika, tukaryama, imbeho ikatwica, ikabica imibu n'inzara byose. Imvura yagwa tukiruka ku mbaraza z'abantu tukahaturama, abana bakahasinzirira imvura iri kugwa. Wenda kubadukurikira bari mu mahanga, hano mu Rwanda turi mu gihe cy'izuba, ariko imvura yatangiye kujojoba. Nkeka yuko hano Musanze iri joro imvura yaguye. Imvura iguye mwabyitwayemo mute? Mwabigenje mute ko imvura yaguye iri joro? Imvura iguye twazamutse turiruka, hari inzira haruguru gatoya tujya ku ibaraza ryaho nyine turahaturamo, n'utwana turi gutitira. Ubwo ihise nyine tugaruka mu ishyamba, ko ntabwo twari kuguma ku rubaraza rw'abandi. Mu bisanzwe ese ubundi mumaze igihe kinini musenga cyangwa mwasenze Imana kubera ko ubuzima bwari bubaye bubi? Mumaze igihe kinini, ishuri turimaze n'imyaka 9. None se umugabo wawe mumaranye igihe kingana iki musezerana? Basezeranye 2017. 2017. None se ko twaganiriye nkumva yuko ari umugabo, numvishe ko afite diplome ya lisansi, numvishe ko nawe ufite diplome, nibyo? Niko bimeze? Umugabo wanjye afite lisansi muri Jesi. Nshaka kugira ngo abivuge neza. Mugabo watubwiye ngo ufite diplome ya lisansi, ubundi mu bigaragara wize ibigendanye n'iki? Nize ibijyanye n'icungamutungo, science de gestion commerciale. Rwose diplome yawe urayicara? Ndayifite na hano irahari. Ubu wayitwereka? Rwose maze imvura iguye twibaza aho tubishyira, tukavuga ati ariko Mana na diplome zigiye kunyagirwa. Iyi niyo muri segonderi, iyi yanjye ari sasi ngiye. Ngiye na birate y'abana. Barangije rwose nukuri, reka tuyizominga tuyegeze hafi, murayibona rwose ngiyi diplome ye rwose, muri sasiye, ariko ishuri ry'Imana rimumere nabi. Reka tuzominge n'iyi y'umudamu rwose tuyikurure, murayibona rwose ngaya amadiplome yabo. Nukuri mu by'ukuri, ariko bibera hano mu ishyamba, ubuzima ni danje. Reka twibarize uyu mumama
none mubyeyi, tubonye ko ufite diporome yawe, ese mu muryango wanyu haba harimo abandi bantu baba barize? umuryango wacu barimo bize, bose barize, harimo abaganga, abaprocurement officer, barishoboye, nta wabura haba cyangwa ngaburara, ariko pe baratujugunye. Imana yonyine niyo yonyine twahanze amaso, yonyine turindiriye. Mwavuze ko muvuka mu karere ka Nyamasheke. Mita nibuka meretse gukurikira ikiganiro cy'umubyeyi ubi Kigali, ni mushiki wa Bamori neza, uriya wari minister. Ni Bamori iki? Uriya wari minister. Meretse gukurikira ikiganiro cye. Mushiki we abayeho mu buzima bubi cyane. Nabonye ari gukorana ikiganiro n'abanyamakuru ku buryo umureba ukabona ko abaye mu buzima bubi bukakaye. Abantu bose bifashe ku munwa baravuga bati birakwiriye kugira ngo umuntu nka Bamoriki wari ministiri wari ufite imitungo ingana kuriya, mushiki we amere gutya, abe mu buzima bubi bigeza ahangaha. Nkavuga nese kubera iki ushobora kuvukana n'abantu bakabona akazi bakabaho neza ariko bakabatererana? Ese impamvu yaba ari nk'iyihe urebye? Njyewe impamvu nzi nuko bavuze ngo nashatse umukene, ariko hari urundi ruhande. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo abantu bo mu muryango wawe bakusize baravuga ngo washatse umukene. None se mu yandi magambo mwubaka urugo, nta buzima bwiza mwigeze mubamo? Wenda hari ukuntu umuntu abaho mu buzima bwiza nyuma ibintu bigahinduka. Twabuciyemo. Hariho ubuzima bwiza mwigeze mubamo? Twabaga mu nzu nziza gutari yacu, dukodesha, twicara mu ntebe, dufite televiziyo, dufite byose, dufite amagaje, dufite imashini zifura, ibyo twarabitunze. N'imashini zifura twari tuzifite, biragenda birayoyoka dusigara uko. Reka Mana yanjye. Ariko Imana twabonye nyine ishaka kutwigisha ngo twige. Ubwo wakumva mwaratunze n'abaja babakorera? Kubera ko nta bana twari turagira. Yes, birumvikana. Twari dufite. Ariko birumvikana niba twararyaga tukaryama tugakora, twari dufite n'akazi. Mwari mufite n'akazi? Akazi ubwo byaje kugera igihe akazi karahagarara mwese. Muhita mwinjira mu buzima bubi bugoye. None se muri bene wanyu bagaragara nk'abantu bifashisha, mu by'ukuri ntawe wenda mwabashije kuba mwamubwira muti tubayeho nabi, wenda nibura tugirire neza? Aho kugira ngo umubwire ngo bayeho nabi, banje umubwire ko wicaye no mwiri shyamba. Kubera ko ntacyo yakumarira. Arakubwira ati umuryango wawe ni umugabo wawe, umwana wawe n'umugore wawe. Nujya ugira ikibazo ujye umenya ko umuryango wawe ari umugabo wawe, umwana wawe n'umugore wawe. Twese twubatse ingo, ibibazo byawe ntabwo bitureba. Ubundi ukisengera Imana ukayitura ibibazo byawe, ukavuga ati ni wewe wenyine. Buriya hari ukuntu abantu bahanga abana amaso pe ufite ahantu urahengekereza, ariko pe twe ntaho. Imana yonyine wo mu ijuru niyo twahanze amaso yonyine kugeza uyu munsi twicaye hano muri iri shyamba. Ubu se mu by'ukuri aha hantu ko mwaje mukaba mwihisha hano hantu, urabona abantu basengera hano hejuru, ariko hano mwishe nta rwose, uretse ko nanjye naringiye mvuga nigire mwibanga ahantu hihishe, ko ngewe akavuyo singakunda nkaba mbabonyeho. Ubundi mu by'ukuri n'umuntu ubasha kuba yabagurira n'ikigori nka kiriya nabonye umwana arya, ababona gute? Cyangwa mujya mucishamo mukajya hejuru aho abandi bari mukajya gusenga? Imana yonyine ni imwohereza. Tujya kubona tukabona raje akabatuguyeho,
akaduha yatugurira n'icyo kigori cyangwa n'irindazi ryuma niyo yonyine imwohereze ko twe twararebye tubona mu kivunge tutajyayo ko twasenze Imana pe dusenga Imana tuvugana nayo bihagije iratubwira ati bana banjye mutuze nzabagirira neza natwe turayirimbira ubu Imana yavuganye namwe ko izabagirira neza yavuganye natwe ko izatugirira neza imubabaro wose tukawibagirwa natwe turayitegereje niyo mpamvu twirinze kujya mu kavuyo hariya ruguru kugira ngo tutabona byinshi bitugwisha turavuga ati twe twasenze Imana akaba ariyo twihisha tugende twiherere twenyine ubundi tibwira ibibazo byacu nta wundi muntu ese ko hari igihe usanga ikibazo cyinjiye mu rugo umugore n'umugabo bakagirana umutekano muke hagati yanyu yawe n'umugabo wawe ubu ntabwo mujya mugirana umutekano muke biturutse kuri ibi bintu kubera yuko rimwe na rimwe ari usanga umugore ngo ni we nyirabayazana umugabo ati ni wowe umugore tiyo menya simba narashakiye aha hantu hagati aho ibi ntabwo bijya bibatera kudahuza nimba ari ikintu Imana yaduhaye cyambere gishoboka yemwe bantu muri kutwumva yaduhaye amahoro yabahaye amahoro yo ibindi ntabyo dufite cyakora ikintu dufite burasaha abantu badushyingurana metero imwe nta kintu dutunze habe n'ikintu na kimwe twakishingikira ariko pe mu byo yaduhaye bya mbere yaduhaye amahoro Imana yabahaye amahoro ubu rwose mubana neza nawe twiboneye akagori turakanya twakabura tukiryame tubana neza n'Imana ibyumve ko nyishimye baduhaye amahoro icakora ibintu byose bijya binyigisha nk'uyu muryango babayeho nabi ariko mwewe kubw'umurengwe mwirirwa muraryana mwirirwa muratongana mwirirwa murapfa imitungo ariko abantu badafite icyo bafite ati twebwe tubanye neza twibereye mu mahoro Imana ikomeze ibagwiriza amahoro nukuri kandi Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu ese mu byukuri ndabizi ntiwajya gutanga mituwere utarimo kubona n'icyo kurya ubu ntago muvuga muti umwana arwaye malaria umwana arwahuye n'ikibazo akarwara cyangwa se twebwe byagenda bite ndimo mbona abana bari gukinisha n'ibinini sinzi yigeze arwara nta mituwere twakigondera turabibona nawe arwaye tumujyana ariko twabaga i Muhanga kuri kirinike nta n'igiceri ngiye kubabwira Imana nabonye uwo munsi uyu aramufata amujyana kuri kirinike Umurage hariya i Muhanga mu mujyi baramwakira umwana baramuvura bazana fagitire ya mbere ati mugabo azana amafaranga nta n'igiceri wari uri kumwe n'umugabo njye nari ndi mu rugo kuko nari maze amezi 3 ntasohoka ntabona n'icyo nambara waramujyana imyenda yarashize yarashize 3 ntashobora no kuzana amazi ese ubundi uvuze ako kantu wenda ntaguciye mu ijambo ubu yego imyenda yanyu ubwo bigaragara ko ntimeshe ariko nanone ntabwo nanone irimo umwanda bikabije cyane bigaragare ko hari igihe cyabayeho ikameswa ubwo mu kuyimesa mwambara iki mu kuyimesa kubera ko ngewe urabona nambaye ipantaro mfite igitenge kimwe hano ndagikenyera akambara ipantaro akamanuka inopfa mu mugezi agafuriye yambara iyo pantaro yawe nkenyera igitenge kimwe mfite hano akambara ino pantaro ubundi agafuriye akamanuka inopfa hari amazi akayifura yakuma akongera akambara iyi ngiyi nyine yumye akaba ari yagumamo ifuze ubundi agafuriye nanjye nkayambara nuko nguko mumeze tukorosa abana ni kamwe turagafite hano nuko tubaye Yesu w'i Nazareti isabune yo kumesa se isabune y'umuntu yagoye nka 500 cyangwa icyo gihumbi ukuramo desi ukagura isabune aba bana nabo niba akuyemo kano gapira k'imbere arasigarana uyu niba akuyemo ino pantaro si umwana se hari uramuseka ni kuzuba agahita kuma kongera ukatumusubiza nuko twibereye nanishatse kuvuga ko Imana yakoze igitangaza kuri uyu mwana ageze ubwo bamwatsa amafaranga arayabura agiye kumva yumva umuntu ukora muri labo ntaga muzi aramubwira ati fata telefone vugana n'uyu muntu
namukoreye umuvugizi kuri sheri we ashobora kuba yari ari no hanze aramubwira ati ngiye shaka kukwishyurira ibitaro arabyishyura tubona n'icyo kurya tubona imana aho kurwaraho ushobora kurwara wenda nk'umutwe agacurane ukagura paracetamol mituweli ntayo tugira ko nta nayo twakibonera ikabarinda gute uko twibera. Bene data ni ukuri mudukurikira ku Makuru y'Ijuru TV, murumva hari igihe ujya uvuga ngo ndababaye ariko burya hari abakurushije imibabaro. Gabanya amafiyeri ahubwo umenye ko iyi si ifite abantu bababaye pe. Iyi si ifite abantu bababaye kandi muri abo bantu bababaye uyu muryango ubona hano imbere nawo urababaye. Kimwe mu byatumye Imana yemera yuko Amakuru y'Ijuru TV abaho kwari ukugira ngo aba bantu bakorere ubuvugizi. Murabizi ko ibiganiro byanjye bishingiye ku ivugabutumwa, ariko aba bantu ni ukuri nta vugabutumwa rirenze iri ngiri, kandi nubagirira neza uzaba ukoze ivugabutumwa rikomeye cyane. Bavuze yuko mukwiriye kwigwariza mu bibazo byanyu kuko washakiye mu bakene. None se mugabo, nk'umuntu wagize ubushobozi bwo kwiga mu by'ukuri ukagera ku rwego rwo kuba umurisasiye, iwanyu ni mu bakene cyangwa bimeze gute kwiga? Hari uwaguteye inkunga cyangwa se nawe uvukana n'abantu bakomeye nuko ari ubutayu wibereyemo? Bihagaze bite? Nshaka kumenya amakuru. Ntabwo kwiga kwanjye ntabwo navuga ko wenda bakomeye birenze, ariko nabwo sinavuga ko babayeho nabi wenda nk'ubuzima ndimo. Nashoboye kwiga, soza amashuri, bandihira nta kibazo, yewe nza no kugerageza ndakora, ariko akazi kaza kugeraho kararangira karahagarara. Ubwo nisanga muri ubu buzima mbese nta bushobozi bundi mfite. Muri uko nakomeze nshakisha n'akazi yewe biranga. Nkaba nsaba wenda n'umugira neza n'uwaba ufite akazi rwose narize kumpa akazi nako yabakoreye umugisha w'Imana, kuko akazi nako gatuma imibereho n'ubuzima by'umuryango bihinduka. Wize ibintu by'icungamutungo ariko ukaba uvuga uti rwose n'uwamfasha mu buryo bwo kubona akazi yaba nkoreye. Yego, nibyo rwose. N'ubundi abadukurikira birashoboka yuko ushobora kuba wafasha uyu muntu mu buryo bwo kubona akazi. Inkunga yo kuba yabona akazi, iyo nkunga irakomeye mu by'ukuri. Iyo nkunga irakomeye kandi Imana yabiguhera umugisha. Birumvikana. Harya we madamu we wigiye ibigendanye n'iki? Ubwo birumvikana yuko nabwo habonetse akazi wagakora, kabone yuko n'ubundi mwanakoraga akazi kagahagarara. Twayabonye amadiplome yanyu. None se uyu munsi turi mu gihe cy'ibiruhuko, aba bana babasha kwiga? Icyo ni ikibazo twakwibaza, ko nabonye aba bana bashobora kuba bakwiga. Ubundi bimeze bite? Aba bana babasha kujya ku bigo by'amashuri mu gihe cyo kwiga n'ubundi bigakunda? Aba bana urabona ko uyu ni mukuru, ariko niho yabashije kwiga nasari ya 3 gusa. Uyu mwaka ni warangije wonyine. Mana yaciye akayira ajya ku ishuri, ngiyi nasari yarangije ya 3, uyu nguyu yarangije ya 2. Ubwo ni umwaka umwe bize gusa buri wese. Ubwo se kubona uniforme aba bana ko nabonye imyenda nyine nkuko twaganiriye ati imyenda bambara ni imwe ntibayihindura,
ese bimeze bite kugira ngo iniforome yo ku ishuri iboneke? iniforume ni abarimu biterateranyije babagurira iniforume barebye ububabare bwabo. Abarimu bariterateranyije babagurira iniforome. Nabo Imana ibaha umugisha bano barimu, ni ukuri Imana rwose ibaha umugisha, tubasabiye umugisha w'Imana. Mu by'ukuri birababaje, biteye agahinda. Bene data abakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV, ndagira ngo rwose ni ukuri umuntu waba ufite umutima w'imbabazi, ni ukuri yitegereza uyu muryango. Kuba waba uri mu nzu ya kadasitere, ukabyuka ukicara mu modoka yawe nziza, ukagenda ukajya mu kazi, mu by'ukuri ukwezi kwashira ukajya kurotira amafaranga yawe kuri konti yawe, ukumva yuko wenda ari ubwenge ufite kurusha abandi. Aba nabo biga bari bazi ko ubuzima buzagenda neza, amadiplome yabo turayabonye, ariko ntago byababujije kubaho nabi, kubera yuko isi igidushyira mu byiciriyo ishaka kudushyiramo. Ndi kubwira umuntu wese ufite umutima w'imbabazi, ufite umutima w'imbabazi, mu bafite umutima w'imbabazi nanjye ndimo. Niyo ntabasha gukemure, kuko sinakemura ibibazo by'aba bantu, ariko uko biri kose niba nshobora kuba narose ikiro cy'umuceri uyu munsi wa none, mbivugiye hano kuri kamera, ndi imbere y'Imana ishobora byose. Ibyo kurarira by'uyu munsi ndabibaha, ejo hazaza nitugirirwa ubuntu Imana izakora ku mutima w'undi muntu. Ariko ibyo kurya by'uyu mugoroba rwose pe ndabibaha, mu kiro cy'umuceri nari ndasangira n'umuryango, turagisaranganya, ariko ni ukuri namwe mubona icyo kurya cy'uyu mugoroba. Mu by'ukuri hari ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo azabwira abantu ku munsi w'amateka, ababwire ngo nari ishonje muramfungurira, nari ndwaye murasura, ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba. Iyi si inzu y'imbohe aba bantu barimo. Wowe wumva yuko uzafata urugendo ukajya gusura abantu za Ririma na za Mageragere, dore ngaba abantu bari mu nzu y'imbohe. Aba bantu bari mu nzu y'imbohe. Nyeneye yuko 1,000 cyawe, 200 yawe, igiceri cy'ijana cyawe, inoti ya 5 yawe, amadolari 100 yawe, cyangwa 40 cyangwa 50 mu bushobozi bwawe. Nyeneye yuko nibura aba bantu, nibura kubw'umutima w'urukundo Imana yashyize mu bantu, nibura bakwiriye kuva muri iri shyamba, nibura n'Imana ikabona yuko ikinyamakuru cy'Amakuru y'Ijuru TV kibigizemo uruhare kubavugira, kugira ngo n'ubundi babone aho barambika umusaya cyangwa ibyo kurya by'umunsi, cyangwa se by'icyumweru, cyangwa se by'ukwezi. Kubagurira umufuka w'umuceri ntacyo bigutwaye. Waba uri na hano mu mujyi wa Musanze, kuko muradukurikira hano mu mujyi wa Musanze, aba bantu bari hano muri aka karere ka Musanze, wabafasha. Mu by'ukuri nitwaganiriye ngo menye niba bafite agatelefoni. Ese hari telefoni mwaba mufite? Yego turagafite hano. Kari hehe? Nshaka kugira ngo n'ubundi abantu bakabone. Hari igihe abantu bajya kuri WhatsApp, kandi wenda mudafite telefoni ya WhatsApp, ngiyi telefoni yabo, wavuga nimero yawe y'iyo telefoni, kugira ngo umuntu wese uzabasha kuba yabafasha azaguhamagare, n'ubundi agira icyo yabafasha. Nimero yawe y'iyo telefoni nshaka kugira ngo n'ubundi ugitange. Nimero ya telefone iri muri mobile money. Yego ni 0788 20 23 25. Urongera uyisubiremo.
ni 0788 20 23 25. Yego, amazina yawe ibaruyeho nde? Amazina ni Mutembe Artemo. Mutembe Artemo. Yego. Niyo mazina, iyo nimero ibaruyeho. Yego. Mwene data, nukuri narababwiye ngo ntabwo tuzashimirwa ko twariye inyama, twariye amafi, twariye imiceri, twariye amafiriti, ahubwo Imana izadushimira yuko twafashije bene data bamwe bababaye bari inyuma yacu, bari hanyuma y'abandi. Nubwo waba ukodesheje ariko uragenda ukajya mu nzu ukaryama, nukuri ntibikubuze kuba wakorera umugisha kuri aba bantu. Hari ijambo ngira ngo dusome mu gitabo cy'Imigani ibice 19 n'umurongo waho wa 17. Haranditswe ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Amen. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Dutegereje abantu bagiye kuguriza Uwiteka. Ndabizi yuko nubundi nawe ufite ibibazo, ufite n'ideni, ariko nubwo ufite ideni ariko umenye neza yuko uri kuryama, umenye neza yuko uri kurya, umenye neza ko abana bawe bari kurara mu nzu, ariko reba umuryango. Nge nta bushobozi ifite, nk'ubu yaba nari mfite amazu nakagombye kuvuga ati nimuze nibura mbacumbikire n'ukwezi, ariko nibura ushobora no gucumbikira aba bantu n'ukwezi wibereye muri Amerika, wabacumbikira wibereye muri Canada. None se wagize ngo nibura ubishyuriye n'inzu ukwezi, ntibaba baruhutse iyi mibu ya hano mw'iri shyamba? Ni bangahe bari kumva bafata umwanzuro wo kuguriza Uwiteka? Nukuri nimero yabo twayishyizeho. Hari ibintu abantu bagenda bapapira bakavuga bati bari abantu bari gucuruza, bari abantu bari Mana yanjye, nubona inkunga yabo wayinyuzaho nanayibashyitsaho, ariko nimero yabo bayitambukirije muri iki kiganiro. Rwose uzabihamagarire, inkunga yabo uyibahereze, kandi uzabugurije Uwiteka, Uwiteka nawe azagumugisha. Mu by'ukuri kuba warize ukumva yuko wenda kuba ufite akazi keza, ukumva yuko wenda ari uko wize, ari ubwenge bwawe. None se mu by'ukuri tuvugishije ukuri, umuntu ufite diplome ye ayitwerekeye hano imbere kuri kamera tureba, ngaho noneho urebe izo nkweto ayo masogisi yambaye, ntureba? Nukuri urebe ayo masogisi yambaye, nawe uri umuntu ugirimo. Nayo ubwayo urabona ko n'ubwoko bubiri bw'amasogisi. Hari ukuntu abantu bajya bakina ibintu bakavuga ngo ni komedi bakina. Ndi imbere y'Imana ishobora byose nkorera, niba ibi bintu naba mbikoze ari komedi ndi gukina, Imana yo mu ijuru yazabimpora. Aba bantu nanjye mbagezeho numva banteye agahinda, numva birababaje, ariko nsanga nta kindi nabamarira uretse nibura kubakorera ubuvugizi ngo umuntu ufite umutima w'imbabazi nibura abashe kuba yabakoreraho umugisha. Mu by'ukuri izi nkweto z'abana nshaka kugira ngo urebe, wowe urambara inkweto, hano ndabona rwahaguye nguru, urebe izi nkweto z'aba bana bambara, ye nizo ngizo nushaka uzikuremo z'uwo nguwo. Mu by'ukuri kuba iwawe waradepye imiguri y'inkweto, ubundi uragira ngo ibyo ngibyo nibyo Imana izagushimira? Ubusaba abana ntiwabagurira n'inkweto, ejo bakabona abana basirimutse, kandi Imana ikaguha umugisha kubera ko bigizemo uruhare. Uwo muntu ugurije Uwiteka ni umuntu ufashije umukene. Nukuri muze tugurize Uwiteka, kandi Imana izabishyura ineza yanyu. Ndabizi neza yuko nta muntu wagurije Uwiteka ngo Uwiteka mwambure, ahubwo Uwiteka nukuri
ahemba neza ntabwo yambura. Bene data muneze amatwi, ni ukuri munyemerere dukorere umugisha kuri aba bantu. Imana izaduha umugisha. Nta bintu byinshi ndi buvuge, reka twere kubabaza ibintu byinshi. Aba bantu baranisonzeye, hari igihe ubaza umuntu byinshi mu by'ukuri akumva neza yuko wenda bitarimo no kumwubaka. Reka tugarukiriza aha ngaha iki kiganiro cyacu, dutegereje umuntu Imana izakoreramo. Ni ukuri twabahaye nimero yabo bayivugiye, ubundi uzabikora bikunze Imana izamuha umugisha. Ahubwo reka dusenga Imana, dusabire n'umugisha umuntu wese uzakurikira iki kiganiro akagira umutima w'imbabazi. Mana yacu, Data wa twese, Mwami w'abami, ndagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ndagushimira yuko wabaye Imana ukarindiye umuryango aha hantu muri iri shyamba. Hari ibyakagombye kubaconshomera, ariko wababaye hafi, ntabwo wabatereranye. Mana warakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dukoze iki kiganiro cyo gusabira aba bantu bufasha. Mana ugendagende ugere ku mitima y'abantu bafite umutima w'imbabazi. Ba bantu Mwami Imana bakeneye gukora, bazi gukora icyo bakeneye umugisha, bazi ko gufasha umukene bihesha umugisha, bazi ko gutanga bihesha umugisha. Nasomye ijambo riravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ngo nimukabyibagirwe, ngo kuko ibitambo bisaba icyo ari byo binezeza Imana. Umuntu wese uzagirira aba bantu neza, Mwami uzamuha umugisha. Umuntu wese uzagirira neza aba bantu, ari uzatanga 1000, ari uzatanga 500, ari uko umuntu wese azatanga mu bushobozi bwe. Ari abafite ibibazo, Mwami nanjye ndabasengeye kugira ngo uzakemure ibibazo byabo, uzibuke ineza yabo kuri aba bantu bazaba bagiriye neza. Mwami Uwiteka, ni ukuri aba bantu bari kurara muri iri shyamba, aba bana bari kuribwa n'imibu, aba bantu bari kwicwa n'imbeho, aba bantu bari kunyagirwa n'imvura. Ariko Uwiteka Imana, ndasenze kugira ngo umuntu wese uzabona iki kiganiro akumva afite umutima w'imbabazi, nawe uzamuha umugisha. Mana uzamuha umugisha. Niba hari n'ibyo bagusabaga, uzabikorere kwiyubahisha, uzabikore nk'Imana. Kandi nanjye mbisabye nizeye ko uri Imana iri kumwe natwe, kandi ugiye gufasha abantu bose bazabikora babikunze. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena, amena. Imana y'amahoro ihe umugisha abagiye gufasha aba bantu bose mu izina rya Yesu.